FAN TV. Igihe aho usanga natwe tuzikoresha tubigiramo uruhare cyane cyane mu gihe cyo gushyiramo umuriro. Mu rwego rwo nshyashya ni byiza kubanza ukayicaginga cyangwa ukayicomeka ikuzura neza mbere y'uko utangira kuyikoresha, kuko ubundi telefone ikora neza igihe ifite umuriro uri hejuru y'ikigero cya 40%. Ntukwiriye kugira ubwoba bwo kongera umuriro muri telefone yawe igihe cyose ubona umuriro wagabanyutse, aho kurindira ko ubanza gushyiramo burundu. Ibi bikaba byongera amahirwe yo kumara igihe kinini kwa batiri nta kibazo ifite. Ntabwo ingaruka zabyo zihita zigaragara, ariko uko ubikora kenshi bigenda byica batiri ku buryo umuriro utaramba. Fata batiri n'umubiri wawe, ntiwategereza gusohoza cyane ngo ugere hafi yo gupfa kugira ngo ubone kurya na batiri. Nuko rero vana telefone yawe mu gifuniko cyayo mu gihe ugiye kuyishyiramo umuriro. Iyo ucometse telefone ku muriro ibe ku bushyuhe bwinshi, kugira ngo irinde gushyuhirana. Rero yivane mu gifuniko cyayo itakava, maze uyicomeke uyishyiremo umuriro. Ibi byorohereza ubushyuhe kubona aho bunyura busohoka muri telefone, aho kugira ngo bupfukiranwe n'icyo gifuniko. Gucomekera telefone yawe ahantu habi. Ahantu ucomeka telefone ukwiriye kuhitaho. Hari ikigero cy'ubushyuhe kiba kigomba kuba ahantu ucomekera telefone yawe. Iba kenshi bigaragarira mu gatabo k'amabwiriza y'imikoreshereze ya telefone baguha igihe uyiguze. Gerageza urinde telefone yawe kujya ahantu hakonje cyane cyangwa se hashyushye cyane, kuko nabyo bigira ingaruka mu gushyiramo k'umuriro vuba cyane. Kwicomeka ahantu hakonje cyane nk'imbere ya bya byuma bita climatiseur cyangwa air conditioners nabyo byagira ingaruka kuri batiri, bityo ikaba yatangira kumaramo umuriro igihe gito cyane. Ntukwiriye kwemera ibitekerezo bya bamwe bavuga ko gushyira batiri za telefone zabo mu byuma bikonjesha bituma zimara igihe kinini, bakirengagiza ko ahubwo bishobora kukwangiriza telefone, bitaretse no kuba byaguteza impanuka ziturutse ku mashanyarazi. Kuraza telefone ku muriro. Akenshi umuntu amara amasaha ari hagati y'5 n'8 asinziriye mu ijoro. Batiri ya telefone yo ikenera amasaha ari hagati y'2 n'3 kugira ngo yuzure. Uko batiri ikomeza kuba icometse kandi yuzuye, ubushyuhe bwayo buriyongera cyane, ikaba yabyimba ndetse ikanaturika. Ni byiza kuyicomeka mbere y'uko uryama, hanyuma waryama ukayifunga kugira ngo ibike umuriro uzakoresha umunsi ukurikiyeho cyangwa n'indi minsi, bitewe n'uko iyo batiri yawe yari isanzwe imaramo umuriro iminsi runaka. Ntukwiriye gukoresha sharijeri cyangwa indahuzo ubonye iyo ari yo yose mu gushyira umuriro muri telefone yawe, kuko bishobora kukwangiriza batiri, bitewe n'uko imbaraga za sharijeri urimo gukoresha zishobora kuba zitandukanye n'izo batiri yawe ikeneye. Ibyiza ni ugukoresha sharijeri y'ubwoko bumwe na telefone yawe. Ibi cyane cyane biba kuri za telefone zigezweho bita smartphone. Inyinshi muri zo usanga zisangira indahuzo, ku buryo iyakora muri imwe yakora no mu yindi. Kuba indahuzo imwe yakwira muri telefone zirenze imwe ntibivuze ko ntacyo bitwaye telefone yawe. Ikindi, irinde gukoresha telefone yawe igihe iri kuri sharijeri cyangwa iri ku ndahuzo, kuko uretse no kuba bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima bwawe kubera ubwinshi bw'imbaraga zitwa radiation cyangwa radiation, binatuma batiri yawe ishyuha cyane, kuko bitwara imbaraga nyinshi kubera ko umuriro ujyamo usohoka ako kanya. Ibi bikaba
FAN TV.